Ange fungura mic yawe kabari wempera wahuruye cyangwa wababaye seriye ntabwo ari cyane ko ntari muziranye. Okay, now me wowe ukimara kubyumva wagize ubwoba mu gapipi kubera iki ubwoba bwawe bwaje mu gapipi? nyine ntekereza uburyo azamutse ejo bundi nicyo gihe cyiza yari agezemo nka mugenzi we wagiye ubushize. Ni ibintu biba bibabaje nimba abantu nk'aba bazamuka muri entertainment bitewe n'impano bakaba proud finally bikarangira. Nimba ari inama bateguye rero sinawe nciri urubanza, gusa birababaje. Emi Kabaka, iyi nkuru nyizi kuva kuri A kugera kuri Z. Zamuka sha Emi Kabaka, zamuka hano yimbwire. Reka nshaka umuntu manura mutajya uvuga ngo ni bebe yiyonduye konka. Reka nze numva uyu nguyu niko Kabaka we. Kabaka. Yes, Godfather. Bimeze bite? Fresh baba. Ngaho rero tubwire inkuru ngo byifashe bite muhungu wanjye. Ase Magisi nta makuru akigira, bari aho gusa Nyarugenge aramunaniye. Wowe tubwira amakuru nicyo kikuzanye. Ni ukuvuga ngo Gogo urabizi neza ko yari amaze ahangaha i Nyarugenge, yari amaze kwigarurira imitima y'abantu benshi ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Rwabonaga ko yajyaga mu biterane mu gihugu cya Uganda, muri East Africa urabona ko yari amaze gukundwa. Yego. Gogo ni umwana wavukiye aho bita mu karere ka Rwamagana Ifumbwe. Yavutse ku itariki 12 z'ukwa kane umwaka w'1989. Kire ngo abantu benshi mwamumenye ubwo mwagendaga mumubona ku mbuga nkoranyambaga asetsa abantu muri rusange. Ibyo ntabwo tuza kubitindaho, ahubwo turaza kujya ku nkuru y'akababaro yazindutse ivugwa ku mbuga nkoranyambaga no kuba yitabye Imana. Ubwo niduhera inyuma, urabizi ko mu minsi ishize Gogo yajyaga ajya Kampala mu biterane, ngira ngo ibyo urabizi. Rero ku itariki 28 umugoroba, ubwo ni ku wa kane, uri kunyumva Godfather? Nguteze amatwi kubitubangura. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani nibwo Gogo ndetse na team management ye bafashe umwanzuro wo kuba bajya Uganda mu gitaramo bari batumiwemo. Bagombaga kuririmbira aho bita Kakumiro muri Uganda. Rero baragiye, bagombaga kuririmba ku itariki 29 n'itariki 30 Nyirema. Baragiye bararirimba, arakora show irarangira. Urumva
ubwo ayo ni amakuru nahawe na n'umwe mu bantu bari muri management ye, uyu nguyu Bikemu Uwayezu. Bamaze gukora show, Gogo yari afite undi muntu bagomba kujya kuganira ibya business mu buryo bwo kuba yamwamamariza. Bavuye aho ngaho bita Kakumiro, aho bari baririmbiye, bagombaga guhita bafata imodoka iberekeza Kampala mu mujyi. Urumva? urongera komeza ngo ndumva turabipfa. Please komeza. Sorry. Baragiye bajya muri hoteli imwe aho ngaho Kampala. Ariko ubwo bahageraga Gogo ntago yari ameze neza, kuko amakuru nkura mu bantu b'inyuma ndetse no mu bantu bagiye babana na Gogo, bamwe bo muri famiye ye, bamwe mu bantu bari bamuzi, baravuga ko Gogo ngo yari arwara indwara y'igicuri. Iyo ni indwara ngo Gogo yajyaga arwara, ariko muri bimwe mu biganiro yajyaga akora, kuko yajyaga ajya imbere ya kamera yabanje kuganira na team management ye, bari barabiduhishe. Urumva nk'umuntu ufite management, urabizi ko iyo umuntu afite management abanza kuganira ibyaza kuganira, hari ibyo bamubwira ngo ibintu bivuge, ibyo ni ibintu uzi nawe uba muri showbiz. Ubwo rero ngo bari kwiyo hoteli, kuko muri naho bagombaga kubonanira n'uwo mukire bagombaga kwamamariza, kuko ngo bari baravuganye bari i Kigali, bagombaga guhita bashyira umukono ku masezerano. Gogo we yaje kwikubita hasi. Urabizi uko indwara y'igicuri nyine yifasha umuntu, uzi uko bigenda ko umuntu yikubita hasi akazana urufuzi akaba nk'uhwereye. Bamwe muri abo bari bari kumwe ngo bahise bahamagara muri famiye ye ba bantu n'ubundi bari batuwe babana na Gogo umunsi ku wundi, bazi uko bajyaga bamufata afashwe. Bababwira uko babikora, uko babigenza, ariko babona bikomeje kwanga. Bikomeje kwanga rero ngo bahise bafata iya mbere yo kuba bahita bamwerekeza ku bitaro bimwe biri aho ngaho mu mujyi bita Kengere Doctor Medical Center. Ibyo bitaro ngo biri mu mujyi Kampala. Kengere Medical Center ngo bahageze n'abaganga ngo babasha kumwitaho, ariko ngo mu gihe cy'amasaha atarenze 2 Gogo yari amaze gushiramo umwuka yitabye Imana. Amakuru namenye uko ngo Gogo yitabye Imana ku isaha y'isa 3:30 za nijoro za Uganda. Ku isaha y'isa 3:30 kabisa nibwo yitabye Imana. Ngo rero baza guhamagara ngo umuryango we barababwira, ariko babaretse kubitangaza. Kuko n'umuntu wabitangaje mbere, uyu Bikemu hari mukuru we, inkuru umuntu ashobora kuba yarayibwiye bwa mbere, yayibwiye mukuru we ufite channel, ndakeka ari nawe muntu wayitangaje mbere, kuko njyewe ubwo nari ngiye gukora ikiganiro mu gitondo ndi kumwe na Sam Gakire, nibwo twagerageje kuba twahamagara Bikemu natwe abitubwiraho, atubwira ko yitabye Imana kuri iyo saha. Ariko nanone andi makuru, ari umuntu nayumvanye wa Uganda akaza avuga ko Gogo ubwo bajyaga guhaguruka mu Rwanda yari yamaze gucakira miliyoni 80 z'amashiringi ya Uganda. Izo ni inkuru ubwo ziba ziri imihanda nyine, urabizi iyo umuntu yagiye inkuru ntizibura. Kuko nanjye iyo nkuru nyibwiwe n'umuntu uri za Uganda. Ubwo ababishyira mu manyarwanda nyine muraza kumbwira uko angana.
yagiye kuva inaha i Kigali yamaze guhabwa izo miliyoni 80 z'amashiringi ya Uganda yagenda yambukanye. Ubwo turaza kwibaza ngo ese aya mafaranga niyo yazize ndetse nayo yari agiye kubonana n'uwo mupantora akaba yari yamaze kuyasinyira cyangwa ku bintu none se wongeye ukabina inyama. ako kantu nyine nanjye mubwiye ko ni inkuru y'imihanda. Kuko wibuka uko twatangiye inkuru uko yagenze, ariko urabizi iyo umuntu yagiye abantu ntibabura ibindi barenzaho. Miliyoni 80 zari yazihawe nande rero. Nuko nanjye uwo muntu namubwite ahubwo we shakira iyi nkuru neza arambwira izo miliyoni ngo nangahe mu manyarwanda twe ntabwo tuza amagande. 30 cyangwa 20 nengahe ziracyari nyinshi sanga miliyoni menshi. Komeza inkuru. Rero uwo muntu yambwiye ngo ashobora kuba ari ayo mafaranga yazize. Arasa amafaranga Nanjye nza kwibaza ngo kuryo umuntu agahita arwara igicuri se kubera amafaranga yabonye. Oya, igicuri cyo turabizi ko ni indwara isanzwe, abantu benshi barakirwara. Ariko nanone buriya nibyo nyine iyo umuntu yagiye abantu ntibabura ko barenzeho, wasanga ari no kuba ari ugushaka viyuze, kuko nta nubwo nanamuhishira umuntu wabimbwiye kuri telefone ni Ezekiel, uramuzi ku mbuga nkoranyambaga. Gusa Ezekiel wa undi wagiye gusesengura Nyababyeyi ya Mutesi. Kandi Ezekiel urabizi ko nawe ari mu gihugu cya Uganda, ubwo ntago yakiburira. Ariko nanone bakavuga ngo nande urivugira ubusa umusozi. Yewe reka nkubwize ukuri. Ni ukuvuga ngo inkuru yawe wari uyivuze ariko uburyo uyirangije tuyambuye agaciro. Oya, wiyitesha agaciro. Itesheje agaciro kubera Ezekiel yizanyemo. Ababaye. Oya, icyaye kijemo impamvu ino nkuru utagomba kwitesha agaciro. Ndakubujije. Nanjye nakubwiye ngo ndakumanura. Ntugaruremo Ezekiel hano. Ntabwo mugaruramo. Imbara n'abantu b'ibigoryi mu buzima ku buryo ibintu yakubwira babarira unyumvira amaberanye n'ukuntu batangiye kubigira. Urumva babarira unyumvira n'ukuri ko Imana banyumvire Ezekiel tena arakicwa no wari utubwiye details, utubwira amateka ye, wari ubivuze nk'umuneza cyane. Dore ngiye raporo yo kwa muganga. Raporo nanjye ndayifite. Tutari batubwiye mbere ibyo bintu bya miliyoni n'amafaranga bashaka kubihuza. None ushatse kuvuga ko bafashe ubu bakamuniga. Oya, impamvu nuko wari umbwiye ngo inkuru nari nayitangiye neza. Ni ukuvuga ngo niba muzanye ngo miliyoni 80 murashaka kuvuga ko bamuhotoye. Oya, njyewe uko inkuru nayitangiye ngire ngo wabyumvise. Komeza uko wayitangiye uvane mu rwagabo karakagabo k'uruzingo karakantu karakagabo ntukagarure muri iyo story yawe. Wari utubwiye neza, utubwira na source y'amakuru, ari ugeze kuri ubu bwangati ku buryo n'ibyambere tuje gusanga bibyambuwe credit. Erega buriya inkuru igira credit bitewe n'uburyo wayifuzemo. Ubwo rero njyewe aya makuru nari nguhaye ni amakuru nahawe nanjye na Bikemu. Ko Bikemu bari kumwe, bari Uganda, ni abantu bagera kuri 2 bari kumwe na Gogo. Ari kumwe nande? Ni Bikemu ndetse n'undi mugabo umwe nari kwibuka izina rye. None zo urukumva bakiri kumwe na Gogo gute kandi Gogo yamaze kwitaba Imana, ariko se mwabaye mute? Niwe bari kumwe. Yego.
Abantu batakuza ubusanzwe wowe urinde. Iyo banyita Imikabaka ngire ngo yaba from DCTV Rwanda baranzi. 5 to Kimara Clement. Oya, urwo ni ku ruhande rwawe ariko nge ntago namufata nk'ikimara kuko yambereye umwe mu babosi kandi yamembye neza. Komeza utubwira aha. Ni no TV nkorana n'umukada baranzi. Ndetse ubu ngubu nkaba ndi gukorera Kimu TV Hub. Aho rero. Ndetse n'urugendo online. Ndapfuye. Uri umunyamakuru. Umunyamakuru. Yego. Seriese. Seriman. Inkuru yawe tuyifate nk'inkuru y'umunyamakuru duhawe n'umunyamakuru. Ni inkuru ya nyayo man, ni inkuru ya nyayo. Ukuyemo ariko ukuyemo ibyo byuriya muswa tuvuze ku ruhande tutegeze tudashatse kugarukaho. Ngiyi inkuru y'umunyamakuru muyakire. Ngayo nguko ndagushimiye bwana munyamakuru. Ariko nanone turacyakomeje se. Hakaba hari nimero yashyizweho y'ubufasha. Ubwo twaganiraga n'aba ngaba batubwiye ko ubwabo batishoboje kuba bazana umubiri wa Gogo ahangaha mu Rwanda kuko agomba gushyingurwa mu gihugu cye. Agashyingurwa aho umuryango we umubona. Bakaba bashyizeho nimero y'ubufasha. Ubwo umuntu wese waba ashoboye kuba yabafasha ngire ngo naza kuguha nimero wowe ukayishyiraho bakayibona yo kuba babafasha bakageza umubiri mu Rwanda. Hanyuma izo miliyoni 80 se. Ibyo ngibyo nakubwiye ngo ntabwo nkuko nawe wambwiye ngo ntabwo ushaka ko tubigarukaho. Nanjye ni inkuru numvise uko nguko iri imihanda. Ndavuga ati nanjye reka nkashyira teleparatezi mbanze menye ngo ese bihagaze bite. Ese bajya kugenda bari ku gitaramo bari bitabiriye bahawe angahe. Ese bari bahawe angahe ya vase. Urumva ibyo ni ibintu umuntu aba atarashakira amakuru ngo ayabone yuzuye. Rero manager ndabona mpamagaye. Mwitabe. Mwitabe. Muranyemerera abantu murangana itabe manager uri manager we. Mwitabe nta kibazo mwitabe. Okay, ngaho muri